agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusujeho dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Amezi 9 yo gutwita n'urugendo rurerure kandi rukenera kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'umwana atwite. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihe by'ingenzi mu rugendo rwo gutwita. Ese wari unabizi ko ugomba kubitegura na mbere yo gutwita? Umubyeyi witegura gutwita agomba kumenya ubuzima bwe. Ese ntago mfite umuvuduko w'amaraso, nta zindi ndwara zitandura cyangwa se zandura mfite? Uwo ni Beate Nyirabititaweho, umubyaza ukorera ku ivuriro Karame Specialized Clinic riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Inosa Habumugisha, Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku bihe by'ingenzi mu rugendo rwo gutwita. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 wo muryango wa Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakiriye Beate Nyirabititaweho, umubyaza ukorera ku ivuriro Karame Specialized Clinic riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ibihe by'ingenzi umugore cyangwa umukobwa witegura gutwita abishaka agomba kwitaho harimo kwitegura. Igihe cya mbere nicyo kubanza kwitegura gutwita. Hanyuma akimara kumenya ko yasamiye cyangwa yatwise, duhita dutangira kubara noneho igihembwe cya mbere cy'inda. Igihembwe cya mbere cy'inda ni igihembwe umugore akimara kumenya ko atwite kugeza inda ye igize amezi 3 cyangwa ibyumweru 12. Icyo nicyo gihembwe cya mbere cyo gutwita. Igihembwe cya kabiri ni gutangira ku byumweru 12 birenzeho umunsi umwe kujyana kugeza ku byumweru 24. Icyo ni igihembwe cya kabiri. Igihembwe cya gatatu rero ni guhera kuri bya byumweru 20 hejuru y'ibyumweru 24 n'umunsi umwe kujyana kugeza umugore amaze kubyara. Icyo nicyo gihembwe cya gatatu. Noneho igihembwe cya kane twabara nk'igihembwe cya kane ni guhera umugore abyaye uwo munsi kujyana kugeza ku minsi 42. Icyo gihe tubara ko ari cyo gihe umubyeyi agize ikibazo muri icyo gihe byaba bijyanye no ku bibazo byo bijyanye no gutwita no kubyara. Ubwo tugahita tubara ko ari cyo gihe kijyanye no gutwita. Mu by'ukuri igihe cyo gutwita kigizwe n'ibihembwe 3, hanyuma tukongeraho ya minsi 42 akimara kubyara kugira ngo tube tumenye neza ko umugore wacu nta kibazo yageze agira mu gihe cyo gutwita ndetse no kubyara. Muri rusange kubera iki inda mukunda kuyibara mu byumweru? Ni byiza ko dukoresha ibyumweru aho ngaho tugiye ku bundi bushakashatsi, ariko impamvu dukoresha ibyumweru tutabara amezi kugira ngo na mwana navukira ku byumweru runaka tuzamenye ngo ibi byumweru uyu mwana ashobora kubaho cyangwa se ntashobora kubaho, ashobora kuba ageze kuri iki gihe. Uko bagenda bapima bijyanye n'ibyumweru. Ibyumweru rero nibyo biduha ko igihe cyo kuvuka k'umwana cyangwa se igihe cy'inda cyo kuvuka kigeze. Niyo mpamvu tutabara ku mezi. Ubwo twavuga ko umwana ugeze igihe cyo kuvuka ubwo bafite ibyo byumweru bingahe? Umwana ugeze ku gihe cyo kuvuka ni uguhera ku byumweru 37 n'umunsi umwe kujyana kugeza ku byumweru 40 cyangwa 42. Ni ukuvuga ngo umwana ntagomba kurenza, yatinze ntagomba kurenza ibyumweru 42. Kandi nanone tuvuga ko avutse agejeje igihe iyo yagejeje ku byumweru 37. Ubwo mbere yaho bayavutse igihe kitageze. Ubwo mbere byumweru 37 aba yavutse igihe kitageze. Hari n'igihe muvuga ko noneho yanda yavuyemo. Tuvuga ko inda yavuyemo iwacu mu Rwanda iyo itarageza ku byumweru 26. N'ubundi rero turebye ibi bihe by'ingenzi byo mu rugendo rwo gutwita, rwa rugendo rw'amezi 9. Ese ibi bihe
tuzagenda tunagarukaho igihe ku gihe by'umwihariko ibi bihembwe hari ibintu biba bihari by'umwihariko bijyana na buri gihembwe ku buryo ari nayo mpamvu tubigabanya muri ibi bihembwe bitatu cyane rwose. Hari serivisi ziba zihariye kuri buri gihembwe kuko mu mubyeyi hari inshuro agomba kujya kwa muganga kwipimisha inda cyangwa kujya guhura na muganga we. Niyo mpamvu rero ibyo bihembwe babigabanyijemo kugira ngo muri iki gihembwe tuba tubara ko umubyeyi n'umwana bageze ahangaha, mu gihembwe cya kabiri tubara ko umubyeyi n'umwana bageze aha, ndetse no mu gihembwe cya gatatu aho tuba turi kugira umubyeyi inama yo kugira ngo yitegure kubyara ndetse n'uburyo agomba kwiteguramo. Muri ibyo bihe hakaba hari na serivisi mubaha zitandukanye bitewe n'igihembwe cyane rwose. N'ubundi tuzagenda tuzigarukaho. Wavuze uti mu bihe by'ingenzi byo gutwita harimo na mbere yo gutwita. Yego. Sinzi ko mu Rwanda abantu bajya bategura gutwita, niba hari nabo bitegurwa ni bakeya, kubera icyo ari ingenzi gutegura gutwita. Kiriya gihe rero cya mbere yo gutwita, umubyeyi ari kwitegura gutwita, nicyo gihe gitegura biriya bihembwe byose uko ari bitatu twabonye. Niyo mpamvu rero ari igihe cyo kwitabwaho cyane, nubwo twebwe iwacu mu Rwanda tutajya dukunda kubyitaho cyane, ariko byakabaye byiza tubihaye agaciro kuko nicyo gihe umubyeyi agomba kwitegura, kandi mu kwitegura gutwita urumva ari no gutegura ubuzima bw'umwana we yitegura kwakira. Nawe ubwe ari kwitegura, ari mu buzima busanzwe, imibereho yiwe aba agomba kwitegura, akanisuzumisha indwara zose zishobora gutuma umubyeyi agira ikibazo atwite. Kikaba n'igihembwe cyo gutegura mu mutwe we, kubera ko burya abanyarwanda rero bajya bavuga ngo ibintu byose ni mu mutwe. No kwitegura mu mutwe rero, kumva ko agiye kwakira umwana, kumva ko yiteguye kwakira umwana, nabyo bituma wa mwana azaza noneho akaza ahantu hameze neza, akaza yiteguye koko akenewe. Uwo mwana no gukura kwe kubera ko yamaze kwitegurwa, n'inzitizi zose barazikuye mu nzira, cyangwa se umubyeyi yarazikuye mu nzira. Gusa si umubyeyi wenyine, ahubwo n'umugabo, kuko umwana aba agiye kuza ariko afite papa, afite na mama. Abo bombi rero baba bagomba kwitegura mu buryo bwose kugira ngo uwo mwana azaze kuko ari umwana wari ukenewe, azaze kuko ari umwana ufite byose yagombaga kubona nk'umwana. Mu bijyanye n'ubuzima bw'uriya mugore ugiye gutwita, hari ibintu by'ingenzi yitegura muri icyo gihe cya mbere yo gutwita ku buryo muvuga ngo ni ingenzi koko ko nabyo agomba kubikora nk'uko tuzabibona mu bindi bihembwe? Cyane rwose. Umubyeyi witegura gutwita kuko nari maze kubivuga, agomba kumenya ubuzima bwe. Mbese ubuzima bwanjye buhagaze gute? Akamenya ese ntago mfite umuvuduko w'amaraso, nta zindi ndwara zitandura cyangwa se zandura mfite, mbese nta ma infection mfite, kuko twamaze kubona yuko akenshi inda zivamo hari igihe zikurwamo n'ama infection. Iyo ibyo bibazo bindi byamaze kujya ku ruhande rero, uriya mugore atwita rwose ari safe, ameze neza. Ashobora gufata acide folique cyangwa se fer tujya tuvuga. Iyo fer rero niyo kugira ngo ari amaraso y'umubyeyi yiyongere, kubera ko igihe azaba atwite azakenera gukorera abantu babiri. Ari amaraso yiwe ku giti cyiwe yakoreshaga, n'ubundi azidaboringa kubera yuko akeneye no gufasha. Ubwo akeneye inshuro ebyiri we n'umwana atwite. Hanyuma indyo yuzuye nayo agomba kurya ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Hanyuma agomba kwirinda n'ibyangiza. Twibuke yuko ari umugore n'umugabo. Ubwo niba umugore ari kwirinda, n'umugabo agomba kwirinda. Ibyo umugabo akeneye ni nabyo umugore akeneye, kubera ko wa mwana arava hehe? Muri bombi. Yego. Kwirinda ibyangiza harimo inzoga n'itabi, ibiyobyabwenge muri rusange. Hanyuma ibiro, ku bijyanye n'ibiro, iyo tuvuze ubuzima bwuzuye no kuvuga ngo tumaze kubona bya bindi, ariko noneho no kugenzura ibiro byanjye, cyane cyane ku mugore ugiye gutwita. Agomba kugenzura ibiro bye, kubera ko niba ngiye gutwita kandi nkaba mfite ibiro byinshi, uriya mwana ashobora kuzagira ibibazo. Rero niba ntwite kandi ndi munini, hari ibintu bizangora nko kugenda, kandi nabyo nkeneye kugira ngo nkore agasiporo. N'umugore utwite akeneye gukora agasiporo, akeneye kwimenyereza, ndetse no muri cya gihe cyo kwitegura gutwita urumva naho abakeneye agasiporo kugira ngo azabe yaramenyereye, umubiri we uzabe uri fit.
ku buryo bitazamugora mu gihe cyo gutwita. Ikindi kintu cy'ingenzi umugore agomba kwitaho cyane mu gihe ategereje gutwita, agomba guhora amenya ngo imihango yanjye yaje ryari. Imihango yanjye yaje ryari bivuze ngo aramenya igihe imihango ye yatangiriye, bimuha ukwezi kwe, noneho muri uko kwezi kwe niho azamenya ngo iki gihe ndi muri ovulation cyangwa se ndi mu gihe cy'uburumbuke. Naba ari mu gihe cy'uburumbuke ni cya gihe ashobora gutwita. Icyo gihe akiteho cyane. Hanyuma nagira umugisha muri icyo gihe agahita asama, n'ubundi najya kwa muganga kubera ko yamaze kumenya ko yasamye, muganga ikibazo azaheraho ni ukumubaza ngo mbese uheruka imihango ryari. Icyo gihe rero ni igihe cy'ingenzi kuko nicyo gihe kiduha kubara bya byumweru mwahoze muri kutubaza. Ubwo bijyanye no kukwitegura ko ugiye gutwita biragaragara ko ari ingenzi, ndetse n'abantu badukurikiye muri kano kanya, yaba abubatse ingo bataratwita ariko bari mu rugendo rwo gutwita, cyangwa se n'abandi bumva bitegura gutwita, bumve ko icyo nacyo ari igihe bakwiye kwitaho cyane rwose, kandi ko kutabyitaho bishobora kugira ingaruka. Kutabyitaho bishobora kugira ingaruka cyane, ari kuri bo ndetse ari no ku mwana batwite. Niyo mpamvu rero ari byiza ko tugomba kwitegura. Mubyeyi cyangwa se nawe mukobwa witegura gutwita, ni byiza ko ugomba kwitegura, ari mu buryo bw'umubiri muri rusange, ari no mu buryo bw'amarangamutima, kuko iyo tuvuze mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe hatazamo n'amarangamutima. Mu marangamutima yawe kumva yuko uwo muntu ugiye kuza, uwo muntu utegereje kutwita, uwo muntu azaza, kugira ngo nawe umutegure, kuko nintwita mfite bya bibazo by'amarangamutima n'ubundi bizagaruka bize ku mwana wanjye. Ni byiza rero yuko tugomba kwitegura mu buryo bwose, ari mu buryo bw'ubuzima muri rusange ndetse ari no mu buryo bw'amarangamutima. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Wabyumvise ko na mbere yo gutekereza gutwita ugomba kubitegura. Mu biganiro byacu bitaha tuzatangira kwinjira byimbitse muri biriya bihe by'ingenzi mu rugendo rwo gutwita. Turebere hamwe nuko umugore agomba kwitwara muri ibyo bihe. Umenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ndagushimira we twabanye kandi nizere ko ngutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye gutegura iki kiganiro nkanakikugezaho nitwa Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi. Ngo reka ntago cyica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.